nongera kubasuhuza izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amazina yanjye ni Habamahoro Albert Newton. Tukaba tugiye gufatanya kwiga ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tubanza gutangira reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye Data wera, twongeye kugushimira n'umwanya wo kwabanye natwe, kabanje kuturinda uhimbazwe. Komeza ubane natwe muri iki cyigisho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muri kano kanya tujya kuganira ku cyigisho gikomeye cyane, ndasaba kugira ngo buri muntu wese acyiteho ndetse kandi acyumve agire agaciro. Tujya kuganira ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo abavugabutumwa ba Kristo. Abavugabutumwa ba Kristo. Ahangaha icyo mbanza gutangiza, aho ndatangira ndabanza mvuga abavugabutumwa ba Kristo ku butumwa. Ubutumwa dutwaye bugomba kubwirwa isi yose, ngira ngo mwese murabizi, ndetse kubera yuko bugomba kubwirwa isi yose, kubw'iyo mpamvu tugomba kuvuga ubutumwa dushize amanga. Kubwo ubutumwa dutwaye situgomba kubworoshya nk'uko nabwo butagomba koroshya. Impamvu utabona natakumuriro cyane ku Mwuka Wera agarukire itorero ryacu, iyo tugiye mu gitabo cy'intambara ikomeye paje ya 38 kuri paragarafe ya 3 amagambo avuga ngo hari ikindi kibazo amatorero yo mu gihe cyacu agomba kwitaho. Intumwa Pawulo yaravuze ati, abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu imwe rukumbi ibitera ni uko itorero ryataye ukwera kwaryo rigakurikiza ibyo ab'isi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa Gikristo ko mu gihe cya Kristo naho mu gihe cy'intumwa ze. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanyije n'isi ni uko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, ni uko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane, niho habaho ivugurura mu kwizera n'imbaraga byaragaga itorero rya mbere. Muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera gukongera, ukabaho kandi imirimo yo kurenganya izongera gukongezwa. Aha hantu abantu bagomba akomeye cyane. Tubonye ahangaha ko hari ikibazo amatorero menshi agomba kwitaho. Intumwa Pawulo rero yavuze iti, abagomba kuzajya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu ko bazarenganywa. Ubwo rero niba bazarenganywa, ni ukuvuga ngo impamvu ahangaha ngo ukwera kw'itorero gusa n'uko kwacogoye cyane, nuko abantu ntabwo basigaye babwiriza ubutumwa n'uko itorero rya kera ryari rimeze. Ni ukuvuga ngo rero tubwirize ubutumwa ndetse kandi twizere Imana. Ahangaha impamvu imwe rukumbi itera yuko itorero ryataye ukwera kwaryo ni ukubera yuko ibyo abantu bita ko abakristo bakora ubona n'abantu bitandukaniye n'ab'isi. Ariko ndagira mubwire yuko ntabwo twebwe tugomba kuzajya dukora ibidakwiriye nk'uko Imana ibidutegeka. Ndagira mubabwire ahangaha yuko tugomba kubwiriza ubutumwa nta kubufungura n'amazi, ngo niba babivugurura mu kwizera ngo ndetse n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, ngo muzirebere uko umutima wo kurenganya uzongera kubaho, ngo ndetse kandi imirimo yo kurenganya izongera gukongezwa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo dukora ivugurura ahangaha, dukora ivugurura mu mitima yacu, dukora ivugurura abantu batandukanye, ndetse kandi ibyo byose
tukabikora tugendera mu nzira y'Uwiteka, tukabikora twubaha Imana, tukabikora twubaha Uwiteka. Nk'uko bareka muri Yosuwa 24:14 haranditse ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukoreho za mana ba sogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Angaho nuko noneho mukorera Uwiteka mutaryarya. Ubwo rero tubona yuko tuzajya dukorera Uwiteka, tukabavuga ubutumwa bemewe n'Imana nk'uko igihe abavandimwe nabo bakoraga, ndetse twebwe tugakora umurimo usoza iki gihe tugezemo, usoza amateka y'isi. Tugiye kureba ukuntu Yobu Imana yamukoreshaga nubwo byagezeho akarwanya ibibembe. Yobu ntabwo byari bibujijwe yuko atari umwana w'Imana, yari umwana w'Imana. Yobu 1:1 kugeza kwa 3 handitse ngo mu gihugu cya Rusi hari umugabo witwaga Yobu, kandi uwo mugabo yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana, akirinda ibibi, nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 5,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Ahangaha tugiye gukomeza tujye tubirebaho neza. Ahangaha mu gihugu cya Rusi hari umugabo witwaga Yobu. Uyu nguyu tubone ko ari umukiranutsi ndetse kandi yubahaga Imana, natwe tubone ko rero tuzaza tugomba kubaha Imana. Ahangaha twabonye abahungu yabyaye, yuko ari abahungu 7 ndetse n'abakobwa 3. Ahangaha yari atunze ibintu byinshi cyane, yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000. Ubwo rero kuvuga ngo uyu muntu nubwo ari umukiranutsi, ariko uwo muntu wera akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Kumva rero umuntu ukomeye ahangaha atangaje cyane. Rero tugiye kureba ibyamubayeho muri Yobu 1:6 kugeza kwa 15 handitse umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagirira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe ubanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wagiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu, ariko rambura ukuboko kwawe ukora ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe wo kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga, banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza imbitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Nijye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Ahangaha tubona amagambo akomeye cyane. Tubona ahangaha ukuntu Yobu yitwaye ahangaha, twabona ukuntu Imana, tubona ukuntu Imana yabwiye Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu. Ni ukuvuga ngo Imana nayo yabonaga Yobu neza yuko ari umukiranutsi wayo. Mbese nawe Imana iguhamya neza yuko uri umukiranutsi. Rero ndagira ngo
mubitekerezeho ndetse kandi mubyiteho cyane. Ngaha ndagusoza hari ikintu nshaka kubabwira gikomeye. Ahangaha amapfizi ntabwo yahingaga ngo baramunyaze ndetse kandi bicishije abagaragu inkota. Ibintu birakomeye cyane. Mbese iyo uri Yobu wari kubyitwara mute? Iyo uri Yobu wari kubyitwara mute? Ndagira ngo babwire yuko tugomba gukomera cyane tugasenga Imana, tukizera Imana ndetse kandi tukizera yuko Imana izadufasha. Ndagira ngo tugendere mu nzira y'Uwiteka. Ndagira ngo twubahe Uwiteka. Nk'uko bereka muri Zaburi 118 umurongo wa 2. Nk'uko bavuga ngo ari kubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Kwari kubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Rero kubaha Uwiteka ndetse kandi tugendere mu nzira z'Uwiteka mu izina rya Yesu. Reka twongere twicishe bugufi dusenge Imana. Uwiteka Data mwiza, tugushimiye yuko ukomeza kudufasha ndetse kandi ukadufasha muri byose. Komeza ubane natwe muri iki cyigisho, udufashe kugira ngo natwe tuzajya tubasha kukuvugira tuvuga ibyo ukunda n'ibyo ushima mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka bahire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.